tukiga nkubwira ngo inzara sibyo tukiga nkiga muri trokome no kuza udusani kugira ngo abakwikwi nyine bagupangire nyine kwaje naho urabyumva cyumva kiga ari umusoza urakimpaye ugomba kuvuga ngo hari nyine iyo ukibonye hari nyine gahunda bari kwirenza hishuka ukakiramo imbere none ndi kukiramo imbere animateur numva mpagaze hejuru aravuga bona simbyutse avuga ati ariko byagenze ute yarwaye byagenze gute araje ngo yishuka asanga gifite gutya yego sinkubeshye ngo abantu matere ngo bagira ngo bagira ngo inuza ngo bagira ngo umujinya ngo nibiki ahubwo yaraturitse araseka yabonye ukuntu ukigatiye gutya ndyamye urumva yaraturitse araseka urabona nijoro kenshi nyine uryama yambariye box nyine yakweshuka gutya nakavugisa gutya dufashe gutya nayafata iyo foto n'akantu bita ubugoro ubugoro buromora byatabi ni ribi cyane ubugoro nyine mbona ukuvuga ngo rero imiti no kuvuga ngo imiti ivura ibikomere byo ku mutima imiti ivura no kwipowera man. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, I'm gonna eat that. Ushaka ufungure winjire. Kuri iryo pata nimba ari seri. Naho ngaho man. Kuko narimo ikiboro se kigeze. Ako ngaho harafunguka narifu. Yes. Umunsi ubuse mbyite gute uri kuba nabyita uti nge nabyita gutyo wabyita gutya kuhe nyine iyo umuntu akubuye ngo wabyita gutya birashoboka yuko bashobora abavuze gutya ada mu Gifaransa ariko ngiye kuza ka Kigali ojo niga kabwiza kuri nanjye we ngiye kugira ngo nzabeshye abanyarwanda urumva oye bareka nkubwiye aho kugira ngo nzakubeshyira abanyarwanda urumva ntago nakirirwa mvuga bura kirazira kubeshya kiza no kubwiza abantu nta Gifaransa nzimani cyakora bonjour Madame Zemesi Madame nose nanjye kandi banyita Madame iyo gukora intro kumva Madame Zemesi may abigomba ko bivuga nyine bagabo namwe bagore bagabo namwe ladies and gentlemen in English nyine zo bo France man irago nyine ikomesamo hawo kubera ko ntabwo kugeza nyine nyine ntayo nzi duhereze ikaze mu rurimi wumva wisanzuye mu rutari Kinyarwanda rutari Kinyarwanda ngeze ngo ugiye ute ntaribi amashi murayumva se amashi turayumva kuba turuzi ko ururimi rubaho rwo turaruzi duhe ikaze mu mashi aha Nechi akadere wese mande uretse gato mbom nzina uretse
mu cyongereza se basi mu cyongereza se okay mu cyongereza dushobora can go no worry ajye nuguhereza abantu ikaze impamvu turi hano mu cyongereza byose se cyane bikora mu kinyarwanda bazatsaga bikora mu kinyarwanda impamvu kubera ko twamaze kubona yuko ni kuvuga ngo Kigali News Channel nyine akenshi iyo tubwiye iyo tuvuze mu rurimi rw'icyongereza hari n'abantu batumva iki message dushaka gutanga urumva kuko buriya ni ukuvuga ngo iyo tuvuze mu Kinyarwanda nyine message ibasha kuba spirit urumva wavuga se ko bikunaniye nta kibazo umeze neza yes imeze fresh imeze neza ndakomeye nkawe ndashima Imana cyane ni ukuvuga ngo ubundi buriya niyo ndwara nge ndwaye ubundi nta n'igihe nta n'umunsi n'umwe uzambona nsa nabi iyi ngiyi bayita gute iyi nkweto bayita Jordan papa urumva iyi ni aluminium iyi ni aluminium reba munsi mu ntuza ubwo wayifungamo ikintu iyi ni aluminium urimo reba fresh iyi ni aluminium fresh cyane ngamba nambaye kuva hasi kugera hejuru urabona ko mfunzemo icyo bita beaucoup d'arrière wambaye angahe sinkubeshye kubera ko abantu bagiye bakunda kunshinja ngo mpayira ngo mu isoko ry'abana noneho kandi imyenda y'abana ihenda cyane niyo kibazo nyine kiba gihari nubwo bose bavuga ngo mpayira mu isoko ry'abana ariko imyenda y'abana ihenda kubikurusha n'iy'abantu bakuru ubu wambaye nkangahe n'urugero nk'amadolari angahe amadolari nkubwije ukuri nayo nzi ari munsi ya 50 se ari hejuru ya 50 ni ukuvuga ngo uko byasa kose ari hejuru ya 50 kubera ko nibuze ibiciro bya Jordan si inkweto Jordan igura ngahe ku isoko ugiye ku isoko kuyishaka iyi Jordan ubundi igura ngahe nyine ku bantu bazi ibiciro ubundi iyi Jordan ubundi akenshi igihe usanga 32 29 bityo bitewe n'isoko nyine nano naho hahiye tu ya ese kagara man akabazo k'amatsiko niyihe nyamaswa uzi urugero ntabwo ngiye nari nzi nk'uko ry'inyama nizihe nyamaswa nyine zisanzwe nyine abantu borora zikoze ry'inyama inyamaswa zisanzwe abantu borora zirya inyama nituvuga inyamaswa twumvemo n'amatungo amatungo ry'inyama ni ukuvuga ngo ingurube y'inyama cyane kuko ni uyu ingurube ni narya n'abana bayo yashonje urumva ikabapuriza da buri inzara nimbi mwana reka nkubwire buriya ubona buriya reka ingurube wena simfashe ngo nyihereze titiri y'umubyeyi ariko ngenzi ko ikintu cyose nyine kibasha kuba cyakibaruka reka sago mbive mu kiganyarwanda gikocamye kubyayo bivuge muri ubwo buryo byasa kose nyine bari ikibyeyi aho ubona ni ukuvuga ngo umubyeyi ashobora kurya umwana urumva inzara nimbi mwana byadanje wigeze testinga y'inzara ngo ariko ngo nta gicambiro rakinsubiza inzara nyine wigeze ugiraho inzara kabisa uvuga ati ndahwereye inzara bra ni ukuvuga ngo inzara turize mani none se ubu ngubu gutyo hose mfite inzara nawe ndeba mu maso uri kuba nta nzara mfite n'ubu ngubu bro turakinnye nta mafaranga dufite reka maze mpita mukubita kuri story rero ndi mu ntuza tukiga nkubwira ngo inzara sibyo tukiga nkiga muri Trocome muri interina hari umujama wanjye twaranga ku bitara nyine byegeranye hari ukuntu yatindaga nyine muri refi urumva hari ukuntu nyine wararaga udahaze ugacunga ugacunga dusa dukeye urumva ugahita nyabyo wa refi kugira gute kureba ibyasigaye no koza udusahani kugira ngo abakwikwi nyine bagupangire nyine kwaje naho urabyumva noneho oya ntabwo nabikoze yakoze nyine ndikubwira inkuru noneho umukoboyi araza n'inshuti yanjye byadanje noneho haje ntabwo aryanganye
mfite inzara navuye muri refe ndahaze mani kandi icyo gihe nine sininari niko nabivuga tu yo kubona umuntu igazanye urujumba runga n'umusozi asaga mwinuza nyine mwishoka ryamye ngo ngo byuka mwana ngo barikiro ngo ngufitiye ndavuga ati mwana wavuze kunka ngo n'ibitotsi ko nifite ibitotsi kuko uri kumbaza iki ndebye umuntu afite icyo cyumva kigara umusozi arakimpaye ugomba kuvuga ngo hari iyo nyine iyo ukibonye hari nyine gahunda bari kwirenzaho ishuka ukaciramo imbere none ndi kuciramo imbere animateri numva mpagaze hejuru urumva arampamagara nyine mu izina kirira mu ishuka bro kubera ko urumva reka ni ukuvuga ngo nta n'ikintu warya ahubwo none mu byo gihe ndi kukirya njye kumva animateri ageze gute amagaze hejuru ambongo abantu ngo mujyaye mwino yinye ngo nimubyuke ngo harakanama ngo dufitanye urumva nyine habagamo ibice nyine abantu mujyaye mwino yinye ati nimubyuke tuvugane kuko urumva igitanda cya nyine cya animateri nyine ahita akigeraho direct arangije kuko kubera ko yarazi ko naho ndyama uko yarabizi ko nyine yavugaga rimwe nkahita mbyuka nyine tu aravuga abona simbyutse avuga ati ariko byagenze ute yarwaye byagenze gute araje ngo yishuka asanga gifite gutya yego sinkubeshye ngo abantu matere ngo bagira ngo inuza ngo bagira ngo umujinya ngo n'ibiki ahubwo yaraturitse araseka nyine yabonye ukuntu ukigatiye gutya ndyamye urumva yaraturitse araseka nani inzara iraryana bro n'ikijumba mu ntoki none urunga nyine yibaze nyine hari urumva yaje nyine nijoro urabona nijoro kenshi nyine uryama yambariye boxer nyine yakweye ishuka gutya n'akavugisa gutya dufashe gutya nawe fata iyo foto runini fo sha dagaza mana bari ibisaza ariko c'est pas mais nukuvuga ngo inzara ni kimwe mu bintu bibi cyane mani kuko burangiye mani iyo umuntu ambwiye ngo Kagara mfite inzara bro mfite icyo kuma cyangwa se mfite ibiryo dirigite mpita ngenda ku mana hiriwe mbajije ngo ni ibiki kuko mani inzara iraryana nyine ubundi abantu inzara itari yarya nta nubwo nyine ibyo bintu babimenye ariko umuntu inzara yariye niga mfite indirimbo bita feeling inzara yitwa ibyiyumviro by'inzara urumva nayanditse nshonje mani hoya nyine nta nibi naguha kapera ntari bito niko ni gato yo feeling inzara yangize kuwa yemu hasira nkaryama nkabyuka nge nganzo nayiti ndimu nazinde ngo ficangiza bawe byo byo kajya kazaniza umutindi tono face wake up karamu ku papuro nkandika Rain Bahrain uwiteka zarema ndaro n'ubuvumo nataga mu ndiyamahuma Yohani Rukoporo ngo soma baso iteka cinzira mugore guyambuka ndahiga mpigira he ko street yidanje ikurufi ni video yibiraravahe mu nda inputing uva kunasa nakora job koza mu week matatizo hi become menace niga urumva iyo mirongo subwo yanditse shonje nose ntabwo wumvishemo ngo Yohani Rukoporo ngasoma Yohani Ruka Paulo ngasoma baso iteka cinzira mugaragu yambuke ubwo nari naratakaye uri watakaye mwana Kagara ugize uhingaho jewe ishana narahinze kuko mu rugo ni mu cyaro mwana nje ntago nyine erega ntago nyiri wa muntu ugenda ngo umvuge ngo kubera ngo ngo nageze wenda ngo Kigali cyangwa se uko wenda ngo nde gutya umite ngo nihakana nyine ngo home no urumva ntago nyine ariko nko kumana biba bimeze sibyo ikibazo cy'amatsiko ngiye kukubaza ni ihe myaka bahinga imisozi badahinga mu gishanga bahinga imisozi badahinga mu gishanga ni ukuvuga ngo mu gihe cy'umuhindo mu gihe cy'umuhindora mu mvura nyine ubwo ngubwo mwitumba ho ngo tubyite mwitumba bro nateye ibishyimbo mwana nateye ibishyimbo ntwara ifumbire urumva oya mwana biriseriye urumva urabona kwa kundi batere nyine ibishyimbo bya kijyambere bacukura nyine imyobo bashyiramo ifumbire birana nabikora kuko urumva mwana isuka nta bintu birenze rega ni isuka umuntu wese wa no kana gato isuka yigakorera kandi agahinga urumva no gucukura imyobo hari gihe nashyiragamo ifumbire cyangwa se ngashyiramo n'imyaka ngatera mubyizi nkawubona iyo myaka rero ni bahinga umusozi ko batahinga mu gishanga iyo myaka bahinga umusozi badahinga mu gishanga bone yemwa iyo myaka nayo nzi n'amashaza se
nakubazaga nk'umuntu wahinze urumva bamubwiye ngo barahinze nyine urumva aho nahinze ni nyine ntabwo nzi gukompa ibyo bintu bibiri kuko mu gishanga murumva mu rugo twahingaga ntabwo ari mu gishanga tu urabona nk'urugero urabona umuceri ntabwo wahinga umusozi shacyazi nibyo hari ibihingwa bimwe na bimwe sibyo bahinga mu musozi ahari batahinga mu gishanga bahinga mu gishanga batahinga mu musozi akandi kantu numva nshaka kubaza nk'umuntu uri kutureba nk'umuntu akomeretse ariko ari nk'ahantu nyine nka hano turi nko mu cyaro cyangwa se ahantu hose wabona ibyatsi ni nk'akahe kantu yahita yivurisha ako kanya ni ukuvuga ngo ukomeretse uri mu cyaro sibyo nyine utari ahantu tubona ntuza icyo bita ni emergency first aid okay good wasoma bro first aid urumva ikintu yahita akoresha akomeretse ni ikintu ako kanya ni ikintu bitse inyarabasanya inyarabasanya rega navuye ngo umuntu ni mu cyaro mani inyarabasanya ihita ibikurikirana cyane ariko hari n'akandi kantu nibagiwe ubwo ari mu cyaro n'akantu bita ubugoro ubugoro buromora bya tabi ni ribi cyane ubugoro nyine burahingwa birayi boro ntabwo nanjye nzi n'ukuntu bikorwa kubera ko ngero ngo hari ukuntu ngero numva ngo inkuru ngo barabicukuraga ngo mu gihanda nyine ari nk'ibiki nyine ngo urabona bino bisina biba byarabozemo ukuntu niba ngo bagiye babikoramo nyine nanjye ntabwo mbizi urumva uko byasa kose wenda birushanwa ubukana nk'uko tuvuga ngo wenda mitsingi ifite voloti izi ngizi n'izi indi nayo ikagira voloti izi biratandukanye buriya birushanwa n'ubukana tu ariko se ndibaza ngo buriya hari umugabo waryaga ubugoro cyangwa ubugoro bwari ubw'abagore gusa ntabwo wageze ubona n'umuntu urya ubugoro mu nkono y'itabi ni ukuvuga ngo mu nkono y'itabi ibintu byajyagamo njyewe ndagusobanurira n'abantu batazi bacare bige ni ukuvuga mu nkono y'itabi urabona ubundi hajyaga ibintu hari n'ibiboro urabona hari intusi bita niba ari iki sinzi niba ari ubwo bwoko hari ukuntu iyo ntusi yakoraga noneho ikazana ibiboro bimeze nk'ibihu ariko bimeze nk'ibiri kwishishuka noneho iyo biboro hari ukuntu bayifataga urumva bakabihungura mara kuyungura akangiza akabitekera nyine muri ntuza muri ya nkono rangiza no bagacana nyine bakanka kuko ngenzi ko negeze kubibona ku mukecuru kwa duturanye nyiramunuka nabi bivura iki binyi namunuka nabi nakatse agace bura kaba gafite ukuntu nyine kita ibintu ni nyiragahese bayita nyiragahe ni nyiragahese dono ibyo ngibyo noneho ni imiti ivura ibikomere byo ku mubiri ivura ibikomere byo ku mutima ibikomere byo ku mutima ni ukuvuga ngo rero imiti ni ukuvuga ngo imiti ivura ibikomere byo ku mutima ibikomere byo ku mutima imiti ivura ni ukwipowera mani ku niko kuri guhari imiti ivura ibikomere byo ku mutima ni ukwipowera niwe muti kubera ko nujya kwisaza ahubwo n'ibindi bikomere byo nyine ibikomere nyine bindi tu ahubwo nyine biratuma habaho attractive nyine y'ibindi bintu bishobora kuba byagusenyewe muri wowe kuko nyine mfite igikomere nkajya kwiteza ibindi bibazo urumva ko ya nkovu ndimo ndashimagura n'iki ni ugutoneka icyiza rero uripowera niyo mpamvu ngiye buriya iyo bimeze ukuntu ngahita niryamira nongeza ngahita nipowera buriya nibwo buza agahinda kanjye burije wowe wakamenya se ariko kiba gihari ariko icyiza kipowera niwo muti uvura agahinda uvura ibikomere by'umutima ariko mani arakantu maze iminsi mbona aryama ako umuntu bita Muyoboke biriya bisuko by'ujya ubibona
muyoboke uramu papa wacu man. Manager afite igisuku cya gisuku kugishirishaho nangaye. agira ibisuko Mm. manager agira uruhara ahubwo Ni ngombwa ngo babiri dusigaye tubyita ibisuku kugira gisuku kirayenda. nibyo bitaga ibisuko Iriya iboro mani ni sawa kuko nandi ndashaka kuzagishirishaho. Ni igisuko kiriya. nanjye cyafukunze Shana nandi kubibona. Rega nayo mpamvu rega nabwo ntabwo nubwo nari mvuze uramuyoboke. Niwe navugaga nuko mani bwumugisha so murakoze. Ni ukuvuga ngo impamvu turangaha so Ama G yamamagaye ariko ngo hari gahunda nyine tugiyemo Kigali. That's why I'm here. So as you know naturutse Ikibungo, ubu niho naturutse nyine amagenge ndi Kibungo. Just mpita mfata ka ndavuga ati reka ngire ku musaza mumve gahunda ukuntu zimeze, ariko maybe ishobora kuba ikintu kiremereye arono. Ashobora kuba ikintu ikiriho cyo yavuga ati kagarara mvuze ngo kandi urumva umusaza ntago namusuzugura by the way. Ndavuga ati n'umusaza avuze ati tse nanjye titse gahunda twari dufata. hari umuntu utaba mu Rwanda yarambwiye ngo akunda Ama G na Kagarara cyane. Umuntu turamushuje rero sasa. Uwo muntu niba ari kutwumva nariko uranjye nkunda abantu bankunda kandi abanshakana umwete bazambona sindi Imana. utumva mvuze ibyo ngibyo ukagira ngo ndiki ndi Imana. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Mwana wa mama natwe turagukunda. So ngo ikiriho ubwo gahunda ni Kigali. Ni Kigali gutyo tugiye mu murwa you know tugiye mu murwa kubanza kure ukuntu bimeze gusa ashobora kuba ari ibintu nyine biremere nkuko nabivuze. Reka dutegereze. Let's wait. natwe niyo mpamvu twateye amatako nabimenye kare kuje. Ndavuga ni Kagarara twahuje. Maybe I'm gonna to throw it rocket. Tumutegereze we musaza turebe ibyo ari byo.